Umugenzi volume ya mbere igice cya kane kirimo aya magambo: Isayo Gahinda Gasaze. Maze ndota yuko bamaze kuganira bagera batyo ku isayo irimo ibyondo byinshi yari iringanije icyo kibaya. Nabo kuko batitondaga batungurwa no kugwa muri iyo sayo, kandi iyo sayo yitwaga Gahinda Gasaze. Bamaramo umwanya bagerageza kwisayura, bivurunga cyane mu byondo. Mukristo atangira gusaya cyane kuko yari ahetse wa mutwaro. Maze nyamugirya nino aramubaza ati: Mukristo we, mbese ugeze he? Mukristo aramusubiza ati: nanjye simbizi rwose. Nyamugirya nino abyumvise atangira gushoberwa, ararakara, abaza mugenzi we ati: uku ni kwa kwishima wahoze umbwira? Ubwo tubanje kubona ibyago dutya, mu rugendo rwacu rusigaye bizacura iki? Nabonye mva hano nkiri muzima, nagusigiye icyo gihugu cyiza, akaba ari wowe ukiragwa wenyine. Maze agira umwete yisayura agana ku ruhande rw'isayo rwerekeye iwabo. Aragenda, Mukristo ntiyasubira kumubona. Nuko Mukristo asigara wenyine avoyagurika mu isayo Gahinda Gasaze, ariko ntiyareka kugira umwete wo kugera hakurya aherekeye rya rembo rito. Agerayo ariko ananirwa kwisayura n'umutwaro ahetse. Maze ndota umugabo witwa Mutabazi aza aho ari, aramubaza ati: ni iki kikugejeje hano? Mukristo ati: umugabo witwa Mubwirizabutumwa niwe wanyoboye iyi nzira, kandi niwe wanyeretse ririya rembo kugira ngo mpunge umujinya wenda gutera. Nkijyayo nsaya hano. Mutabazi ati: ni iki cyatumye utitegereza amabuye yo gutarukiraho? Mukristo ati: nuko nirukanwaga n'ubwoba cyane, bituma mpungira mu nzira y'ubusamo ndasaya. Mutabazi ati: nk'ukuboko kwawe. Amuha ukuboko, aramukurura, amukuramo. Zaburi ya 40 umurongo wa 2. Amushyira ahumutse, amutegeka gukomeza kugenda. Maze negera uwamukuyemo, ndamubaza nti: ubwo inzira iva mu mudugudu w'irimbukiro ijya kuri ririya rembo rito idaca ahandi keretse hano, ni iki cyatumye badatinda iyi sayo kugira ngo abagenzi bajyayo bagende neza? Aransubiza ati: iyi sayo ntiyatindwa. Igituma idatindwa ni uko ihora ishyirwamo ico n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa k'umuntu ko ari umunyabyaha. Nicyo gituma yitwa isayo Gahinda Gasaze. Iyo umunyabyaha akanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka, umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi. Nuko ibyo biteranira hamwe bigasanganira muri isayo. Nicyo gituma ari habi hatya. Umwami ntakunda ko hagumya kumera hatya. Nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza byuzuye amagare inzovu ebyiri byamizwe n'aha hantu, kandi ibihe byose bajyaga babikura ahantu hose ho mu bwami bw'umwami wacu. Kandi abahanga b'ibyo bavuga yuko ari byo birushya ibindi kuhatinda. Ariko haracyari isayo Gahinda Gasaze, kandi niko hazahora nibamara gukora ibyo bashobora byose. Ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho, kandi koko
ariho akomeye meza hagati y'isayo, ariko iyo ijuru rirwaye isayo irushaho kuzikura ibyondo, bigatuma ayo mabuye aboneka biruhije, kandi naho abantu bayabonye impungenge zibatera guteshuka bagasaya cyane, nubwo ayo mabuye yo gutarukiraho ahari. Ariko iyo bamaze gutambuka ririya rembo bagenda aheza. Nuko ndota nyamujya irya nino asohoye iwe, abaturanyi be baza kumusuhuza, bamwe muri bo bamushima ubwenge kuko yagarutse, abandi bamwita umupfu kuko yaharanye amagara na Mukristo, abandi bamukoba bamwita umunyabwoba, bati ubwo wari utangiye urugendo ukagarurwa n'ibirushya bike, si ukwitera igisuzuguriro. Nuko nyamugirya nino yicarana nabo amwaye, maze hashize umwanya ashitsa umutima mu nda. Abaturanyi be barahindukira bafatanya nawe kunegura Mukristo. Nuko ibya nyamugirya nino birashize.